bakandida bigenga bahari uburyo barimo kwitwara. Hari namwe abo mwagiye mubona amategeko avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kirazwi ndetse cyasohotse mu iteka rya perezida rivuga umunsi w'itora n'amatariki yo kwiyamamaza, ariko hari abo mubona namwe bafata impapuro ziriya zo gusinyisha akabagiye mu itangazamakuru atangiye kwiyamamaza. Biriya ntabwo ari byo, baraza tukababwira ko ari imyitwarire idakwiye. Hari n'abaza kugaragaza ko babangamiwe, wamubaza ese hari igihe ki, ati hari saa moya n'igice z'ijoro. Ese wowe ujya gusinyisha saa moya n'igice z'ijoro kubera iki? Kuki utagarukira igihe ushobora kubona umuntu abantu bakubona ku manywa? Iyo ugiye gusinyisha nijoro nawe ubwawe uba wikururira ibibazo. Wagiye gusinyisha mu kabari ushobora guhurirayo n'abantu binywereye batagushyigikiye bakakwiba. Hakizimana muri Radio Flash na Flash TV. Ikibazo mbaza, iyo mwitegereje hano hanze mubona nk'umuntu wenda utazi u Rwanda ashobora kuza akabona hari umwuka w'amatora niyo mubyitegereje. Ikindi nabaza, hari aho mwavuze ko musa n'abakebura abakandida abashaka kuba abakandida ku giti cyabo, ese hari amakuru mwamufite yuko hari abari kwitwara nabi bakoresha n'ayo mafaranga mu gushakira imikono? Ubwo mwaza kutubwira. Hanyuma ikindi mwavuze ko hazatorwa abadepite 80 nk'uko byari bisanzwe, ariko hari imwe mu mitwe ya politiki yari yifuje ko abadepite mu nteko bakwiyongera, ese mwasanze bitari ngombwa? Hanyuma icyanyuma, akenshi komisiyo z'amatora z'ibihugu cyane cyane n'aha ku mugabane wacu zikunze gushinjwa ko ngo ziba zitigenga. Mwebwe ukwigenga kwanyu nka komisiyo y'igihugu y'amatora y'u Rwanda buhagaze gute? Murakoze. Could you briefly give a recap of what has been said this morning in English, and could you explain the process that will start tomorrow morning? Thank you. Murakoze niko komiseri. Nitwa Scovia Butese, umunyamakuru mu Gasabo. Nashakaga kubaza komiseri ushinzwe amategeko, hari abavuze ko umwanya wa nyakubahwa perezida wa repubulika agomba kuba afite ubwenegihugu bw'inkomoko, ariko nibajije niba ku mwanya w'ubudepite kabone n'ubwo yaba yarahawe ubwenegihugu akomoka ahandi niba wabyemerewe bidasaba inkomoko, ubwenegihugu bw'inkomoko. Ikindi nabazaga niba uyu munsi ku bijyanye n'abakandida barimo gushaka kwiyamamaza, niba hari abo mwari mwakira baza gusaba gusinyisha n'ibindi, wenda kugira ngo n'abaturage bari hirya no hino nibabona uwo muntu aje bamenye ko yaciye kuri komisiyo asaba ubwo burenganzira cyangwa urwo rupapuro rwo kugana gusinyisha kugira ngo abashe kubona ayo majwi cyangwa abo bantu mwavuze 600. Ikindi nashakaga kubaza ni ikijyanye n'abakandida cyane cyane badakomoka mu mitwe ya politiki, musaba ko bashyiraho ikimenyetso kibaranga. Umuntu iyo adafite kampani cyangwa ishyaka ikimuranga ko ari isura ye, kuki mutemera ko isura ye ijyaho, kugira ngo kujijwa k'umuturage ataza kubona yashyizeho ikiganza ntamenye ngo ni umucyande? Sinzi niba icyo kintu mushaka kutubwira impamvu mutemera ifoto ugashaka ngo abahe ikirango kandi nta kirango kirenze isura ye. Murakoze. Nitwa Gabriel Imaniriho wa Isango Star. Bimwe mu bibazo nari mfite bagenzi banjye bari bajije, ariko hari ibyo nasigaranyeho amatsiko. Kugeza uyu munsi ugiye mu bice by'umujyi ushobora gusanga abaturage barawiya y'amatora mu buryo buboneye, ariko mu bice by'icyaro hari naho umusibe journalist rwose abaza abaturage, se muzi ko amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite azabera rimwe? Bakakubwira ko bazi ko hategerejwe amatora ayo bazi n'ay'umukuru w'igihugu. Ese hari gukorwa iki kugira ngo abaturage
babe abuye y'abo bazatora, kubera ko iminsi isigaye umuntu ayibaza yasanga ari mike. Murakoze. Ikindi ni nk'igitekerezo, iyo tugiye mu bikorwa by'amatora kenshi usanga hari budget ishorwa mu myiteguro, havuge nka media, nibyo turitabira n'umusanzu wacu turitegura kuwutanga, ariko icyo twasaba ni uko mu gutegura budget ijya muri media muzasaranganya mu bitangazamakuru bitandukanye. Murakoze. Reka tugire ibyo tubanza gusobanura ku byo mwabajije. Hakizimana kuri Flash ati se mwe murabona hari umwuka w'amatora? Twe turabona uhari, kuko bimaze igihe, kandi ngira ngo namwe ko mubibona, cyane cyane mu Rwanda amatora amaze, ngira ngo nabyo biba bifite icyo bivuze, kubera ko iyo uvuze umwuka w'amatora mu bindi bihugu, ntabwo ndi hano kugira ibyo nenga, ariko definition y'umwuka w'amatora cyangwa igisobanuro cy'umwuka w'amatora hari ubwo kivuga ibindi, ariko twe tubona ari umuco umaze kumenyerwa, abanyarwanda bamaze kumenyera amatora, icyangombwa ari ukubabwira ibyo basabwa, uruhare rwabo, kandi kuko tuba twaragendanye nabo kuva dutegura kugera uyu munsi. Ariko icyo navuga ni uko iminsi igenda yegera, nk'uko bisanzwe uko iminsi igenda yegera, niko n'abantu bakomeza kumenya kurushaho bakanabijyamo. Murabizi neza ko iyo dutangiye kujya muri campaign nibwo abaturage nabo bajyamo, ariko numva uko bihagaze ntacyo tunenga, kuko niba ari lisitora barayitabira bagakomeza n'imirimo yabo, ntibahugire gusa mu bijyanye n'amatora, ariko hari inama washaka kutwunganira nabyo nta kibazo. Uwabajije ku bakoresha amafaranga, cyo nari navuze ko ni ibisanzwe hirya no hino. Iyo tugeze mu matora, iyo harimo igisaba umuturage, tukanibutsa yuko atari n'amategeko ya Komisiyo y'Igihugu y'Amatora gusa, n'amategeko y'igihugu muri rwego rusange. Uri muri icyo cyiciro akwiriye gukomeza kuzirikana, kuko tuba twifuza kugira ngo tumukangurire kuruta gutegereza igihe ikibazo cyabereye. Aho rero byaramuka bibaye, byo byakurikiranwa n'amategeko, byari mu rwego rwo kugira ngo aho byaba uwashaka kubikora tubikumire hakiri kare. Ikijyanye no kongera abadepite kuri 80, twagendeye ku itegeko dufite uyu munsi. Itegeko riravuga abadepite 80, uzifuza ko biyongera nabyo bica muri gahunda yo gushaka ibitekerezo mu banyarwanda, kubera icyo abadepite 80 cyangwa 50 cyangwa 60. Icyo gihe komisiyo y'amatora, nk'uko nabisobanuye mu nshingano, ishinzwe gutegura no kuyobora amatora ishingiye ku itegeko rihari. Twashingiye rero ku badepite 80 bagenwa n'itegeko. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora, wavuze uti mwigenga muti. Komisiyo y'Igihugu y'Amatora irigenga kuko igendera ku mategeko, kandi idahabwa, nk'uko itegeko ritugena, idahabwa amabwiriza n'undi uwo ari we wese. Mu nshingano zacu rero ni ugutanga uburenganzira bungana, ni ukugira ngo twakire ibitekerezo, ariko nanone tugendeye mu murongo w'icyo amategeko ateganya. Ahangaha rero icyo nagusubiza bihagazeho ni uko twigenga kandi tukubahiriza amategeko. Madame Scovia hari ibibazo nawe yatubajije, ngira ngo bimwe nk'uko yabibajije mugenzi wacu wasobanuye ku bijyanye n'amategeko, ndaza kumusaba abisobanure. Kimwe kijyanye n'amafoto ndaza gusaba ES akivugeho, ngira ngo ibyo yabajije n'ibijyanye n'amategeko nasaba mugenzi wanjye akabisobanuraho, niba hari igisigaye nanjye nasohoka. Ku bibazo bibajijwe na Scovia ku mwanya wa perezida, kuba hasabwa ko abafite ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko, niba nabyo bisabwa ku mwanya w'umudepite, navuga ko atari ko bimeze. Ku mwanya w'ubudepite ibisabwa biri mu itegeko ngenga rigenga amatora. Biriya bisabwa by'ubwenegihugu nyarwanda bw'inkomoko kuri perezida wa repubulika biri mu itegeko nshinga. Ibisabwa ku mwanya w'umudepite biri mu itegeko ngenga. Icyo asabwa ni ukuba ari umunyarwanda
ntabwo hariho ko aba ari umunyarwanda w'inkomoko, bivuga ko n'uwabuhawe ashobora kuba umudepite, ashobora gutanga kandidatire akiyamamariza uwo mwanya. Ku kindi mubajije ku kijyanye n'ikimenyetso kiranga umukandida wigenga, aha navuga ko urebye uko uburyo urupapuro rw'itora rukorwa, haba hariho ifoto y'umukandida, hariho ikimenyetso cy'umutwe wa politiki, byose ni byoroshye kugira ngo niba washaka gutora umutwe wa politiki runaka utibuka izina, nibura ntibikuyobora, hari ikimenyetso, hari ifoto. Ntabwo bivuga ko gukoresha ikimenyetso bikuraho ifoto, n'ifoto y'umukandida wigenga ijyaho, ariko kumusaba ikimenyetso ni ukugira ngo nawe kuri wa mwanya hajye ikimenyetso, nawe hagira ikintu kijyaho cyiyongera ku bimuranga. Ibi twabonye kenshi babikoresha no mu nyandiko zibamamaza iyo biyamamaza. Nibaza ko kukimusaba ni mu nyungu ze kurusha uko byaba wenda byamubangamira. Murakoze cyane. Arakoze. ngira ngo Madame Scovia hari ibijyanye n'imibare y'abakandida yari yatubajije. Navuga yuko ku cyiciro cy'abadepite, abifuza kuba abakandida ku mwanya w'abadepite, tumaze kwakira, uzi ko igikorwa gikomeje kugera ku itariki 30, tumaze kwakira hafi 41. Ku rwego rwa bifuza kuba ku mwanya wa perezida tumaze kwakira 8. Ariko icyo navuga ni uko hari abo duha impapuro, nyuma y'igihe hakagira abazigarura bavuga bati ibikorwa twebwe turagihagaritse kubera impamvu zabo, atari benshi, hari abo bamaze kuzigarura nka 2. Ku bijyanye n'uko wenda abanyarwanda bamenya bari bo, impapuro tuba twabahaye ziba zigaragaza ko zikomoka muri komisiyo y'igihugu y'amatora, ziba zifite ibirangantego bya komisiyo. Ariko n'ikindi ni uko dufite abakozi ku rwego rw'intara ndetse n'uturere baba babazi ku buryo babafasha igihe icyo ari cyo cyose bagira ikibazo. Ikindi twavuga ni uko kuko igikorwa kiba gikomeza, twumva kuvuga amazina ahinduka buri gihe, wenda twategereza abatugarurira ibyo byose nabo bazaba bari kuri abatanga kandidatire zabo. Icyo gihe tuzabona abagaruye impapuro n'amazina yabo, ni ibintu bisanzwe bizatangazwa mu buryo busanzwe. Icyo nashaka kubisubiza. murakoze nyakubahwa perezida. Reka nkore comment ku bintu bibiri. Hari ikibazo umunyamakuru wo muri Isango Star yavuze kijyanye na budget no gusaranganya abanyamakuru cyangwa ibitangazamakuru. Hanyuma bugeno ko ngira icyo nicyo nongera ku cyo perezida wa komisiyo yavuze ku bwigenge bwa komisiyo y'igihugu y'amatora, wenda aricyo mbanza. Yabivuze ko komisiyo y'amatora irigenga duhereye mu itegeko nshinga, duhereye no ku itegeko rigenga, ariko atari amategeko yonyine, ngira ngo no mu mikorere biragaragara. Ariko nongereho ko nk'urwego rwa leta ruri mu gihugu rukorana n'izindi nzego. Gukorana n'izindi nzego rero ntabwo bivuga ko urwo rwego rutigenga. Tujya dukunda gusobanurira ababitubaza ko komisiyo irigenga, ariko ntabwo ari ikigenga, ikorana n'abandi kandi igomba gukorana n'abandi. Ni nacyo mu by'ukuri gituma komisiyo y'amatora igera ku nshingano zayo. Iramutse idakoranye n'izindi nzego za leta cyangwa n'izitari za leta, ntabwo yagera ku nshingano zayo uko bikwiye. Ngira ngo concept yo kuvuga kwigenga henshi, rimwe na rimwe ni urwego ruvuze ngo rurigenga, ntabwo ruri bukorane n'urundi no hazana ibibazo. Twebwe rero turigenga ariko tugakorana n'abandi kuko turi ikigo cya leta. Ubwigenge rero bugaragarira mu byo dukora.
kuri bije cyangwa ingengo y'imari, gusaranganya abanyamakuru nta fomyura dufite wenda twakoresha, kandi iyo dutegura ingengo y'imari ntabwo tubara ibitangazamakuru dufite mu Rwanda byose ngo tuvuge ngo tuzagenda dusaranganya gutya na gutya. Gusa ibitangazamakuru byinshi turakorana, kandi aho bishobotse kugira ngo umuntu abikurikirana ntabwo dukoresha igitangazamakuru kimwe iyo bibaye ngombwa. Tunabashimire ko no mu bitangazamakuru byinshi tujya mu by'ukuri nta mafaranga dutanga, ahubwo muduha umwanya tukaza kuganira n'abanyarwanda tutabahaye amafaranga, aho biba ngombwa turayatanga, ariko akenshi turabashimira ko iyo atari mu muduha nta mafaranga dutanga, tubibonamo umusanzu wanyu, ahubwo mukomerezaho. Nagira ngo sinzi niba Rusi bamunyuriyemo, kugeza ko hari umuntu umwegera mwamunyuriyemo, hari umuntu wamunyuriyemo ari hano hafi. nguri Lucy, maybe if maybe we give a few minutes to Executive Secretary to. So you got it, or you wanted to? I've been told that we can run the But I think to be fair to you, let's give you an opportunity. Let me ask our Executive Secretary to summarize important discussions we have here. Maybe later we can have a discussion with you, but so that you can go with us what we are doing here. Thank you. Thank you, Chair. Simply an overview of how far we have gone with the election preparations. Just the level of preparedness. I will just go through major activities that the Chair hinted on. First of all, we're almost done with voter registration, which is a very important activity in terms of election management. And we said that this is done not only in Rwanda but also in the diaspora. Secondly, we said that the numbers have increased, mainly with the young people who are going to vote for the first time since 2018. The figures are around 2 million new voters that we expect to participate in these elections. And I said that we shall be announcing the final voters register around the 29th of June. Secondly, we mentioned that we will be procuring the necessary election materials, and we're almost done with them. And we expect to have different election materials. The Chair mentioned specifically the ballot papers, but also the ballot boxes that shall be different from what we have been using because of the two elections we are going to have on the same day. She also mentioned the civic and voter education, which is important in making sure that Rwandans understand why they are voting and how they are going to vote. It is an ongoing process and activity that is going on until the polling days. She talked about volunteers. In Rwanda, we use volunteers to manage elections at polling stations. These are people who have been volunteering since 2003, and we do expect around 100,000 volunteers that are going to be managing elections on polling days. She mentioned candidates who have been coming to pick papers. These aspiring to be independent candidates. The activity started around the 18th of April and is going on until 30th of May. And she has just mentioned the numbers. We have already received the 41 people who are aspiring to be independent candidates, and around 8 who are aspiring to be presidential independent candidates. We also mentioned the activities that we shall be embarking the coming few days. We shall, from tomorrow, 17th of May to 30th May, we shall be receiving candidates. And we are prepared for that. Of course, we shall be announcing candidates around the 6th of June, and then finalists on the 14th of June this year. And then we shall proceed with the campaigns. Briefly, that's what
the chairperson said, but our colleague, Commissioner Judith, also went into detail on the requirements for somebody to stand as a presidential candidate or a parliamentary candidate, and these are already on our website. So if you want, you can visit our website, but also available to provide the details after here. Thank you very much. ntabwo subiramo ibyo babaje ariko hari gusobanura kurambuye nshaka aba bakandida bigenga babageze mu gikorwa umunani muri abo umunani nibo bonyine bari baje cyangwa se bashobora kuba barenga ahubwo akaba hari abo bashije kwemerera bitewe n'ibyo batujuje hanyuma hari icyo mwavuze ko mubabwira ko bagomba kwitwara neza kugira ngo bakomeze nyine gushyigikira nyuma indorerezi zimaze kwiyandikisha zaba ari zo mu gihugu cyangwa se hanze zirangana gute na komisiyo. Nitwa Moise Bahati muri The New Times. Mwatubwiye ku mubare w'abantu bazatora ku nshuro ya mbere bagera kuri miliyoni 2, ariko nubwo mwatubwiye ko liste y'itora itaruzura mutari mwemeza iya burundu, mwatubwira byibuze abo mutegereje kuzabona muri rusange umubare w'abantu bategereje kuzaza gutora. Murakoze cyane. Byaba byiza none niba hari imibare ya 2017 yaba ihari y'abatoye cyangwa n'abari biyandikishije gutora tukayibona. Jabo nkorera Primo Media Rwanda. Ndagaruka ku majwi 5% asabwa umukandida wigenga kugira ngo yemererwe kuba umwe mu bagize inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite. Ariya majwi mu 2013 nyakwigendera Professeur Kalisa Mbanda yavugaga ko hagiye kurebwa uburyo ashobora kuba yagabanuka cyane ko societe civile yerekeje ko ari amajwi menshi cyane asabwa umukandida mu giti cye hafi abantu 600 kuba bagutoye kugira ngo umukandida wigenga ujye mu nteko. Sinzi rero aho mugeze mutekereza kuri icyo kintu cyo kuyagabanya. Icya kabiri, nabonye amatora azatwara ingengo y'imari ya miliyari 8. Hari bamwe bagaragaza ko nk'umukuru w'igihugu ashobora kujya atorwa n'abadepite, hanyuma izo miliyari 8 zikaba zashorwa muri ibikorwa by'iterambere harimo kubaka inganda zishobora guha abantu akazi, iby'ubushomeri bikaba byagenda biterwa amashoti. Icya gatatu, u Rwanda ni igihugu gikataje mu ikoranabuhanga. Murateganya ko igihe kizagera abantu bagatora hifashishije ikoranabuhanga kugira ngo n'ayo mafaranga bamugana agenda ku dusanduku tw'amatora yagabanya? Murakoze. Nitwikira neza umunyamakuru kuri TV10 ndashaka kubaza cy'amafaranga kubw'amahirwe barakimbarije. Icya kabiri mbaza hari amakritika ajya azavuga ko amatora mu Rwanda akanyura mu mucyo iyo musesenge na komisiyo y'amatora mu Rwanda biterwa n'iki se n'iki muri gukora kuri inshuro 2024 n'aya matora azabe ageze mu mucyo? Murakoze. Murakoze. Nitwa Janvier umunyamakuru mu Rwanda. Ndashaka kubaza kuri inshuro mugaragaza ko bagiye gutora umubare ari hafi miliyoni 2 bashya. Cyane cyane umunare byashobora gusanga ari urubyiruko niba nibeshye. Ni iki gusaba urubyiruko, ni iki muzabafasha mu kwitegura aya matora? Hanyuma mu minsi ishize hashyizweho minisiteri y'ubuhanzi, ariko y'urubyiruko tubaboneraho n'ubuhanzi. Mu bihugu byinshi tubona ko abahanzi batorerwa cyane kujya mu nteko ishinga amategeko. Natekereza ko ibintu ushobora kubihuza cyane ko n'abahanzi bamwe na bamwe bagaragaza ko hagize uhagararira mu nteko byabafasha cyane cyane mu guteza imbere inganda n'umuco. Yavuze ati ese urubyiruko cyane wenda reka mpere ku mibare yabajije. Nibyo koko ni urubyiruko rwagejeje imyaka 18 uhereye icyo gihe. Ubutumwa twabaha rero nuko natangiye mbivuga yuko cyabire turabyishimiye yuko igihugu gifite urubyiruko burya kiba gifite ubuzima. Ubwo rero nta buzima bagira badafite abayobozi beza. Icyo twabakangurira rero nuko batumva yuko ibikorwa by'amatora ari iby'abantu bakuze gusa, ahubwo ari ibyabo, kuko igihugu ari icyabo uyu munsi n'ejo bundi. Kandi urubyiruko turarwizeye kuko ruri no mu mirimo myinshi myiza bakora neza. Tukifuza rero yuko bakomeza gutora no gutorwa, kuko ntabwo bajya mu gutora gusa, n'abifuza gutorwa muri ibyo byiciro bitandukanye baba bafite uburenganzira. Ikijyanye n'uko wenda handi
abo bahanzi bajya mu nteko kugira ngo abanyarwanda bose bemerewe kwiyamamaza aho bifuza kuko amategeko aba yarashyizweho kandi barabyemerewe, ariko si nkeka yuko umuntu yajyamo gusa kubera ko ari umuhanzi, yajyamo kubera ko yujuje ibisabwa, yajyamo kubera ko ari abamushyigikiye kuko hari icyo azageza ku banyarwanda. Numva rero ntibahejwe ariko nanone bagomba kubikorera. Ikindi murambabarira abo ntari buvuga amazina wenda unaba nacitsweho amazina. Ikijyanye n'abafite ubumuga mu by'ukuri nibyo kandi ngira ngo mugenzi wanjye executive secretary araza kubicamo muri makeya ku kuntu twagiye komisiyo yiyubaka kugira ngo icyo cyiciro gihabwe koko uburenganzira bukwiriye. Ibijyanye n'ikoranabuhanga naho aho tugenda tugera ari mu kurikoresha, ari mu ibarura, byose nabyo ndasaba executive secretary akivugeho. Ikijyanye n'uko perezida ku bijyanye n'amafaranga ajya ku ngengo y'imari, ariko ahangaha nagira ngo wenda na bagenzi banjye bari bukivugeho, ariko nagira ngo gisubireho, ariko n'abanyamakuru kugira ngo mujye mudufasha kubona ko ingengo y'imari igenda ku matora aba ari ugutakaza. Ntabwo ari byo kubera yuko icya mbere twanasobanuye nuko mu Rwanda dukora uko dushoboye kugira ngo n'ingengo y'imari igenda ku matora ibe ntoya uko bishoboka, kubera ko hari n'umuco wo gukorera ubushake, uretse n'abariya bakorerabushake twavugaga, no mu mikorere n'imikoranire tugerageza ibyo dufite nk'igihugu muri kwa gufatanya inzego zitandukanye zigakora. Muzi ko dukorana n'inzego z'ibanze, hari ibyo zikora twebwe tudakora, ari ugukangurira abaturage bakurikije n'ibindi. Urebye ahandi ushobora gusanga ari na nini cyane, ariko ubwo sinagira uwo nigereranya nawe. Icyo mvuga gusa nuko demokarasi nayo irahenda, kuko abo tuzatora ari bo bazatuyobora kugira ngo tuzagere ku iterambere mu myaka iri imbere. Numva rero iyo concept yuko amafaranga ajya ku bikorwa by'amatora ari ugupfusha ubusa atariyo. Natwe tuzagerageza uko dushoboye kugira ngo koko amafaranga y'abanyarwanda ajye mu bikorwa by'amatora ariko by'ingenzi, tudasesaguye. Ikindi navuga ku byabajijwe ku bijyanye n'imikono 600, iki nacyo ndizera yuko abanyamakuru dufite cyane cyane badufasha kugira ngo nacyo gikomeze gisobanurwe. Imikono 600 isabwa 12 kuri buri karere. Reka twe guhera no ku mubare, nitubanze duhere kuri wowe ushaka kwiyamamaza. N'icyo ushaka kugera, urashaka kuba perezida wa repubulika, perezida wa repubulika w'igihugu cyose cya miliyoni 10 zirenga wenda zijya kugera kuri iyi. Mbere yo gufata n'iyo ntambwe, tekereza icyo ushaka kuzakora. Abo 600 dusaba ntabwo twebwe twumva ko ari benshi, kubera ko ni babandi bibanze, kuko uzatorwa kugira ngo ugere kuri uwo mwanya ahubwo urashaka miliyoni 13 zose, sibyo? Ariko ubwo tugusabye 600 gusa kugira ngo babashe kugushyigikira, tumenye nawe iyo ntego koko kuyifite. Urashaka kuba umudepite wigenga muri babandi 80. Ye numva icy'ingenzi ni ya ntego, si kubyuka mu gitondo ngo ndashaka kuba perezida, kubyuka mu gitondo ngo ndashaka kuba depite. Niba warabitekereje, kuko ntabwo binahera igihe dutangiye gutegura amatora twebwe nka komisiyo, bihera tumaze gutora abo bayobozi muri manda. Niba ufite icyo gitekerezo ni ukuvuga ngo utangiye kuvuga uti genda imbere mu myaka ingahe iri imbere ndifuza kuzaba umuyobozi, urabikorera. Rero bigera icyo gihe nibura abo ngabo 12 bafite mu karere, si byose? Numva rero tukwiriye kubihuza, tukabihuza n'inshingano uwo muntu aba agiye gukora. Ngira ngo sinabitindaho cyane ko ndabwira ababisobanukiwe. Ikindi navuga babajije abakandida bigenga mwagisubiyeyo nanone muti ni ibiki wenda mwaba mwarumvise. Twebwe tujya cyane mu gukumira, ariko bimwe tunumva tukabagira inama, kuko nicyo duheraho kubagira inama. Ni nk'abasinyisha hatemewe kandi babizi. Twabahaye udutabo nka turiya bose,
turimo aho batemerewe gusinyisha. Rimwe na rimwe ugasanga umuntu yagiye mu rusengero, afata abantu babo mu rusengero bose batazi n'ibyo ashaka n'iki, ati nimunsinyire. Angwa akajya ahandi habujijwe, ati nimunsinyire. Icyo dukora turabanza tukamwigisha, tukamwishora kuba wibagiwe aha ntihemewe. N'utundi rero n'ibindi bigenwa n'ayandi mategeko nk'uko nagiye mbivuga, kugira ngo nabo batazagwa muri icyo kibazo. Ngira ngo reka mpe bagenzi banjye niba hari icyo naba nasize atavuze ndaza kongera kugisubiraho, ariko reka tubaze tugiye kuri ibyo byabashijwe. Murakoze cyane Parliament kugira ngo utsindire kuba umudepite. Iyo uri umukandida wigenga, kugeza ubu itegeko ntirirahinduka nk'uko wari ubivuze, hasabwa ko uba wabonye nibura amajwi 5%. Uko wari ubivuze ni ibitekerezo bitangwa, buriya bantu nibumva bikwiye. Kugeza ubu ngubu ni uko itegeko rikimeze, ariko amategeko aravugururwa iyo bibaye ngombwa. Ariko ubu iyo niyo ikiri requirement, nibiba ngombwa abantu nibabiganiraho bagasanga uyu mubare ari munini, wenda ushobora kugabanuka, ariko itegeko nibyo rigiteganya. Hanyuma hari ni ikindi nanone ku byo Chairperson yarashubije ku bakandida bigenga bahari, uburyo barimo kwitwara. Hari namwe abo mwagiye mubona, amategeko avuga ko igihe cyo kwiyamamaza kirazwi, ndetse cyasohotse mu iteka rya perezida rivuga umunsi w'itora n'amatariki yo kwiyamamaza. Ariko hari abo mubona namwe bafata impapuro ziriya zo gusinyisha, akaba agiye mu itangazamakuru atangiye kwiyamamaza. Biriya ntabwo ari byo, baraza tukababwira ko ari imyitwarire idakwiye. Hari n'abaza kugaragaza ko babangamiwe, wamubaza ese hari igihe ki, ati hari 1:30 z'ijoro. Ese wowe ujya gusinyisha 1:30 z'ijoro kubera iki? Kuki utagarukira igihe ushobora kubona umuntu, abantu bakubona ku manywa? Iyo ugiye gusinyisha nijoro nawe ubwawe uba wikururira ibibazo. Wagiye gusinyisha mu kabari, ushobora guhurirayo n'abantu binywereye batagushyigikiye bakakwiba. Ariko iyo baje gufata impapuro baba basobanuriwe byose ibyo bakwiriye kwirinda n'iby'amategeko ateganya. Rero kenshi tubona imyitwarire yabo mu itangazamakuru, ndimwe na rimwe ari nabo bagarutse kutubwira ko basagariwe, ariko ugasanga ari bo ba nyirabayazana. Ngire ngo nibyo nashaka kunganira kuri cya. Murakoze. Murakoze, reka ngire ibyo bizana bo batakomojeho bagenzi banjye. Nanjye ntabwo ndi bubikurikiranye uko wenda abantu bagiye babibaza. Duhereye kuri icyo cy'indorerezi, ubundi duteganya ziba zirenga 1000, ariko izimaze kugaragara ubu ni iz'abanyarwanda, n'indorerezi zo mu Rwanda. Buriya tugira indorerezi mpuzamahanga cyangwa ibyo twita international observers, n'abo mu gihugu twita domestic observers. Abenshi rero tumaze kwakira n'abanyarwanda. Ntabwo ari ukubakira, ariko barimo barandika babisaba, natwe tugenda tubasubiza nk'uko barimo babisobanura dukoresheje ikoranabuhanga. Nkomeje kuri iki koranabuhanga none cyabarijijwe hariya, nyakubahwa Chairperson yatangiye avuga ibijyanye na lisiti y'itora. Mu 2023 na rimwe dutangira gutora, twakoreshaga registre yanditsemo amazina y'abantu, ngira ngo abakuru murabizi. Ubu dufite lisiti y'itora iri digital. Iryo ni ikoranabuhanga rimaze gutezwa imbere. Nanone buriya buryo bwo kwikosora, kwiyimura kuri lisiti y'itora ni ikoranabuhanga naryo twatangiye muri iyi myaka mikeya iri imbere ishize. Ubu turimo hari ibindi turimo tunoza tuzakoresha wenda mu matora ari imbere, kuko ikoranabuhanga mu matora burya ni ikintu kigomba kwitonderwa. Nanone iyo rikoreshejwe nabi bishobora guteza ikibazo ubwaryo, yaba umutekano w'amatora, yaba n'uburyo rikoreshwamo. Kugira ngo mujya mwumva no mu bihugu bivuga ko byateye imbere cyane, tudashaka kuvuga hano. Iyo bakoze amatora mwumva ibyo bavuga, byabaye hacked,
bakoze ibi n'ibi. Twebwe rero turashaka kugenda buhoro buhoro dukora ibyo tubona bijyanye n'amategeko yacu ariko bijyanye n'urwego tugezeho. Twavugaga lisiti y'itora, twavuze abakorerabushake buriya uburyo baba bacungwamo, uburyo bakoreshwa. Mu minsi ishize mwabonye ko twatangiye kwakira kandidatire mu nzego z'ibanze dukoresha ikoranabuhanga, ntabwo abantu bakiza hano bikoreye impapuro. Ibyo ni ibintu bigenda bikomeza, ndetse hari n'ibyo turimo dukora ubu bizoroha mu gutangaza amajwi. Wenda ibyo muzabibona igihe nikigera, kwihutisha guhuza ibyavuye mu matora ndetse no kuyatangaza. Icya mbere, kuri biriya biro by'itora bababwiye 2441 twamaze kuhasura hose. Ubu ikintu kiri mu gikorwa ni ukureba ese ibyo biro by'itora byose bifite inzira y'abafite ubumuga. Aho bitari ubu birimo birakorwa dufatanije n'inzego z'ibanze kugira ngo umuntu ufite ubumuga bw'ingingo nawe azashobore kugera ahatorerwa ku buryo bumworoheye. Abafite ubumuga bwo kutumva, mu nyigisho dutanga dukorana n'inama y'igihugu y'abantu bafite ubumuga, bakadushakira abantu bashobora gusemura bakoresheje ururimi bariya bumva. Abafite ubumuga bwo kutabona, kugira ngo bazatore turimo turabategura impapuro z'itora zabo zihariye. Njya numva bari mu gifaransa cyangwa iki bazita braille, kugira ngo izo bo ntabwo bazakoresha impapuro z'itora twebwe tuzakoresha, bo turimo turabategurira impapuro z'itora zabo kugira ngo bazashobore kwitorera. Abo ndavuga abo bafite wenda ubumuga bwo kutabona, ariko birashobora ko hari n'undi muntu ushobora kuba ufite ubundi bumuga, tuvuge bw'ingingo, nta maboko afite, kandi muzi ko dutora dutera igikumwe cyangwa twandika. Abo nabo itegeko ribemerera ko bashobora gushaka umuntu batorera utari wageze imyaka yo gutora, utari wageze imyaka 18. Ibyo nabyo biri mu itegeko kandi tuzabikurikiza. Muri make rero n'ibyo duteganya, ariko harimo no kubahugura. Mu bo duhugura iki cyiciro nacyo tukibandaho kugira ngo kizashobore nacyo kwitabira amatora. Ingengo y'imari ibyo nakongeraho umunyamashingwabikorwa ko nibyo nshinzwe cyane. Mu byo perezida yavuze ko amatora ahenda, demokarasi ihenda, n'icyiza kirahenda, ntabwo upfa kukibona. N'umwenda wambaye ushaka umwenda mwiza uraguhenda. Natwe niba dushaka guteza imbere imiyoborere myiza na demokarasi mu gihugu cyacu, iby'ibanze bigomba gukorwa. Amatora nayo agomba kuba priority. Ni nayo mpamvu nk'uko perezida yabivuze, mu gihugu cyacu cyagize priority n'amatora rimwe. Nta nkunga y'amahanga dukoresha ingengo y'imari ya leta, kubera ko igihugu cyacu cyashyize imbere imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza niba igomba gutezwa imbere binyuze mu matora, igishoboka cyose kigomba gukorwa. Ariko reka nongereho ko buriya ku kigero mpuzamahanga ibyo twita per capita, amafaranga agenda kutora, tugira international standards, wenda nacyo abantu bakwiye kukimenya. Ubundi buriya ikigero mpuzamahanga, ubundi umuturage w'umutora agendaho nibura $4. Ubwo ni per capita, buri muntu utora $4 ku muntu utora. Ubwo ni ukuvuga ibikoresho by'itora yakoresheje, inyigisho yahawe n'ibindi. Ariko mu Rwanda twebwe tugeze kuri $2. So comparative rero murumva ko tunagiye no ku international standards, u Rwanda turi hasi, kandi tugakora amatora meza akanagendana neza. So ntabwo hano twavuga ngo dukoresha amafaranga menshi, kuko murebye n'ikigero mpuzamahanga twebwe ni $2, ubwo ku kigero mpuzamahanga ni $4. Murumva mu by'ukuri ntabwo dukoresha amafaranga menshi, ariko nubwo twayakoresha biba ari ngombwa kugira ngo igihugu cyacu gitere imbere binyuze mu miyoborere myiza, kandi imiyoborere myiza nayo akayishingiye ku matora. Ariko kugeza ubu imibare twakora nkaho duteganya dushingiye ku yo dufite ubu ni miliyoni 9.9 zirengaho gatoya, niyo duteganya. Tugereranyije rero n'amatora yagiye aba nayo wenda imibare ndayifite
kureba n'uburyo imibare igenda yiyongera. Mu 2017 dutora perezida wa repubulika, abaturage bari bari kuri lisiti y'itora ya nyuma twatoreyeho bari 5,794,000, abaturage 277,312. Muri make ubwo ni 5,5,700,000, hafi 800 birengaho. 2017. 2018 dutora abadepite, ari nayo matora dukoraho referanse, kuko ni amatora asa nayo tugiye gukora. Niyo tuvuga imibare ikinyuranyo aya 18 niyo dukoraho referanse. Bari 5,000,000 n'ibihumbi hafi miliyoni 6 icyo gihe zatoye. Birumvikana n'umwaka umwe n'ubundi wari urimo hagati y'amatora ya perezida n'ay'abadepite. Ariko imibare nababwiye ku matora ya perezida ntabwo ari banza nababwiye ibindi bijyanye n'amafaranga. Ibijyanye n'amatora ya perezida wa repubulika 2017, reka ngosoreho, zari 6,897,000 n'abaturage 76. 2018 dutora abadepite zari 7,172,000 n'abaturage 612. Nababwiraga iyo niyo mibare ubu tuba dukoraho referanse. 2021 dutora abayobozi mu nzego z'ibanze zari 8,13,000 n'abaturage 46. Ubwo rero iyo tuvuze ngo 2,000,000 zirengaho gatoya, ubu tuba dufata za 9,9 ubu tuvuga ashobora kuzatora, tukazigereranya na ziriya 7,172,000 batoye mu 2018, kuko niyo diferanse dukora. Iyo mibare iyo tuvuze ngo abagiye gutora bashya barangana gutya, tuba dufata iyi myaka ishize kuva mu 2018 kugeza ubu. Mukurikije iyi mibare muragenda mubona ko hafi buri mwaka abantu batora bashya baba bari hejuru y'200,000, hagati y'200,000 n'2,500. Akenshi n'urubyiruko rugejeje imyaka yo gutora. Numvaga wenda icyari cyo kuri ibijyanye na lisiti y'itora progressive uko bimeze kugeza murakoze. Bijyanye n'uko hari abakandida abifuza kuba abakandida bigenga bashobora kuba wenda dusuzuma tukabasubizayo. Avuga ko muri iki cyiciro cya mbere cyo gutanga impapuro ntawe usubizwayo, kubera ko amabwiriza yemerera uwo ari we wese uri kuri lisiti y'itora wifuza kujya ugejeje imyaka, kuko bigendera no ku ndangamuntu. Iyo aje akagaragaza indangamuntu ye akaba ari kuri lisiti y'itora, afite uburenganzira bwo guhabwa impapuro. Ibindi mugenzi wanjye komiseri Judith yavuze biza byunganira icyo kibanze we nk'umukandida, nk'uwifuza kuba umukandida wigenga. Biriya byose dusaba ku bandi bakandida nabo barabisabwa bakazabizanira kimwe. Icyo gihe iyo baje ntacyo dusuzuma, ntabwo tuba twageze mu gihe cyo gusuzuma niba yemerewe cyangwa atemerewe. Dusuzuma ari uko yamaze kuzana ibyo byangombwa byose, bigasuzumirwa kimwe n'abandi bifuza kuba abakandida. So ntabwo dusubizayo. Gusa hari ubwo hari nka babiri bigeze kuza bari mu rubyiruko, bibeshye ko n'abifuza kujya guca mu cyiciro cy'urubyiruko bagomba kujya gusinyisha babandi 600. So turabasobanurira yuko bo bazatorwa mu nteko mu byiciro byihariye n'inteko itora uko iteganywa n'amabwiriza, kandi barabisobanukiwe. Ariko abandi bose uwifuza ari kuri lisiti y'itora, kuko icyambere kiba ari uko agomba kuba ari kuri lisiti y'itora, kuko kujya kuri lisiti y'itora hari iby'amategeko asaba kugira ngo ujye kuri lisiti y'itora. Ikindi ngira ngo hari uwabajije, wenda sindi bugitindeho cyane, ati kuki mu Rwanda
tudatora dukoresha yagihuzaga na bije ngira ngo twabisobanuye ati kuki inteko itaba ari itora aho kugira ngo ari abanyarwanda bose bibatora kugira ngo n'ingengo y'imari igabanuke, ariko numva ko nk'uko nabisobanuye mbere komisiyo ibyo n'ibitekerezo bishobora guca muri societe civile, bishobora guca mu zindi nzego, agasuzumwa impamvu n'abanyarwanda ubwabo bakabazwa niba ari byo bifuza. Icyo gihe cyagera aribyo byatowe, twebwe nk'abategura amatora tujyana n'ibyemewe n'amategeko tugategura. Nizere ko ntawe kibazo cye tutashubije mu babajije mbere abadufasha. Richard Kwizera nkorera Keti Press. Amatora ya perezida wa repubulika n'abadepite uyu mwaka azaba mu gihe cy'amashuri, abanyeshuri bazaba bari ku ishuri ntitwabiherukaga ngira ngo ese ibi bintu bivuye gute, mwakoranye gute n'ibigo by'amashuri, urugero nko mu gihe cyo kwiyamamaza umukandida cyangwa se abakandida bageze mu karere runaka, uwo munsi amashuri bizagenda gute? Ku munsi w'itora hari ahantu twagiye tubona ibigo by'amashuri bikoreshwa mu gihe cy'amatora, uwo munsi ni konje ku mashuri bizagenda gute? Mudusobanurire. Biremo byose wenda icyo nibagirwa baranyumvira cyane cyane kuri ibi bibanza hari ibyabajijwe ku matora yo muri diaspora. Babaje ati se site z'itora zaba zingana gute? Icyo navuga ni uko iyo mibare ubu turacyayikusanya tufatanyije na Minafet ndetse na ambasade zitandukanye, gusa ikigaragara ziyongera kuko na ambasade z'u Rwanda zariyongereye ugereranyije mu matora duheruka n'aya tugiyemo, kandi namwe murabikurikirana. U Rwanda rumaze kugira ambasade nyinshi mu bihugu bitandukanye, kandi hamwe n'uko ahantu hari ambasade hagomba no kuba ibiro by'itora. Ikindi ariko n'ahatari ambasade naho turakorana na Minafet n'izo ambasade kugira ngo naho hashobore kuba haba ibiro by'itora, nubwo hataba hari icyicaro cya ambasade, hapfa kuba hari abanyarwanda bazwi kandi biyandikishije kuri lisiti y'itora. Abo nabo turateganya kubashyira ibiro by'itora mu minsi iri imbere. Site z'itora nazo tuzaba tumaze n'uyu munsi dufite inama n'abahagarariye abanyarwanda hanze. Ni bimwe mu byo tuza kugarukaho, iyo mibare turimo turagenda tuyegeranya, ariko ikigaragara cyo izi site ziziyongera, kandi natwe turashaka ko abanyarwanda benshi bishoboka baziyandikisha bakanatora, bakagira uruhare muri aya matora nk'uko bagira uruhare mu bindi bikorwa bindi bireba igihugu cyacu. Ikijyanye no gusesa inteko ngira ngo komiseri Judith araza kukivugaho. Reka mvugiye ku bijyanye na ibyo Richard yabajije. Abanyeshuri bari ku mashuri tuzatora bahari, icya mbere amatora abazaba bari mu mashuri n'abiga mu mwaka wa gatatu segonderi n'uwa gatandatu, nibo bazaba bategereje ibizamini byabo, kuko bizaba mu matariki 20 abanza amatora arangiye. Ni gahunda y'amatora tujya kuyikora twayikoze tumaze kuganira na Minisiteri y'Uburezi, ku buryo amashuri yo hasi ya primaire n'andi yo amatora azaba baratashye, bazaba bari mu biruhuko. Kandi muzi ko amashuri dutoreraho ni amashuri abanza, so ikibazo cyo ku munsi w'itora cyo ntabwo ari imbogamizi, kuko amashuri menshi hafi 90% dutoreraho ni ibigo by'amashuri abanza, kandi ayo mashuri bo bazaba baratashye. Abazaba bakiriyo niba no biga bazaba bategereje ibizamini bya leta, nabyo bizakorwa amatora arangiye.